ntiba mu ishyamba ry'inzitane gusa, ahubwo iba no mu mashyamba asanzwe, ikaba itunzwe n'inyama, ikaba umuryango w'injangwe cat family. Intare y'ingore niyo ihiga mu gihe y'ingabo yo ica igico uzi gufata umuhigo. Intare ishobora kwiruka ibirometero 80 mu isaha. Ibyo bikaba biyifasha kugera ku muhigo wayo vuba vuba bitayigoye. Izi kwirukanka cyane. Ni inyamaswa iteye ubwoba kandi itunzwe n'inyama. Ugomba rero kwica inyamaswa kugira ngo ibone ibiryo. Intare rero ibasha kurya ibiro 80 buri munsi, ibyo bikayisaba gukora cyane ishakisha ibiryo. Intare y'ingabo ishobora gupima ibiro bisaga 200, ikagira uburebure bwa metero 3, ikaba ari nayo nini, mu gihe intare y'ikigore yo ibasha gupima ibiro 140. Intare igira ijwi riteye ubwoba cyane, rihungabanya ishyamba nk'ikimenyetso cy'uko ari umwami, ari inyembaraga. Ijwi ryayo rishobora kugera mu birometero 80, ari naryo yifashisha ikanga ikigiye guhiga. Rero mu by'ukuri ntawatinyuka kwegera intare ishonje. Intare iteye ubwoba. Intare ibyayo ntibisanzwe. Nyemerera tujye no muri Daniyeli igice cya 6 nk'uko ariho tugeze. Tubona ko Daniyeli nawe kubwo kwizera no gukomera ku Mana kwe byaje gutuma atabwa mu bwoko bw'intare. Ibyo babisanga muri Daniyeli igice cya 6. Daniyeli yarokokeye mu rwobo rw'intare kandi zari zishonje. Burya Imana naho itakura umuntu naho itamugeza. No mu rwobo rw'intare Imana ibasha kukurindirayo, ubone nubwo intare zaba zinashonje. Daniyeli tumubona nk'umuntu udasanzwe, umwana wari umuheburayo watojwe gusenga no kubaha Imana y'Abisirayeli akiri mutoya, maze abikuriramo. Nyuma Nebukadinezari umwami wa Babuloni yaje kugaba igitero i Yerusalemu, arahatsinda. Yahagabye ibitero inshuro 3 ahatsinda, nuko ari nako anyaga bamwe mu banyagano b'abasore bari aho ngaho i Yerusalemu, akabajyana iwe mu bwami bwe. Bamwe ngo bahindura abacakara, nubwo hari abagiyigisha iby'ubwami cyangwa se iby'ubwenge n'ubwiru bw'i Babuloni. Daniyeli nawe rero yaje gufatwa muri abo banyagano bahagombaga kujya i Babuloni ngo bagirwe abacakara. Ahageze kubwo kubana n'Imana ko no gusenga Imana kwe byatumye yandika umuntu udasanzwe wabashaga gusobanura ibihishwe, agasobanura inzozi umwami abanyabwenge mu gihugu cyose cyose mu bwami bwose bananirwaga. Kuba mu Mana nako bisa. Daniyeli uhereye mu bwana bwe no mu bukure bwe yabaye mu Mana. Ibyo byamugize umuntu udasanzwe, wariye kandi akaba mu ngoma 2 zitandukanye. Igihe ubwami bwa Babuloni bwasenyukaga, Daniyeli yagizwe visi perezida mu bwami bushya bwa Medi na Peresi. Bukeye Dariyo ashaka kugabanya igihugu mo intara 120 ngo azigabire abatware b'intebe bakwira igihugu cyose. Daniyeli 6:2. Kandi abana batware bakuru 3, umwe muri bo yari Daniyeli, kugira ngo batware b'intebe bajye babashyikiriza iby'umwami, umwami adapfirwa ubusa. Ariko Daniyeli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Daniyeli 6:4-3. Ibyo byatumye rero kubwo gukundwa cyane no gutona bagenzi bamugirira ishyari, bashaka uko babigenza, bamucurira umugambi, bamushakaho ikosa. Ariko ko Daniyeli umunyamasengesho, aho niho baje kumufatira.
kandi baramushakiye baramubura. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli by'ubutware, ariko amuraho impamvu cyangwa igicumuro kuko yari umwiringirwa, ntabonekeho n'amafuti cyangwa igicumuro. Bukeye abo bagabo baravugana bati nta mpamvu tubona kuri Daniyeli keretse nitubona mu magambo y'amategeko y'Imana. Daniyeli igice cya gatandatu n'umurongo wa Daniyeli yasengaga akabaha Imana, aho niho baje kumusanga, niho baje kumufatira. Nuko baricara barahagarara bacura umugambi w'ubugome, umugambi w'urwango, bashaka kwicisha Daniyeli. Umugambi barawucura, barawurangiza, barawuringaniza. Urwango rwaje kera. Bajya imbere y'umwami bamubwira icyifuzo bafite n'umugambi bacuze n'itegeko bakoze. Ni iki bari bakoze? Aba batware, abanyabwenge, nuko abatware bakomeye n'ab'intebe bateranira ibwami babwira umwami bati mwami Dariyo nyaguhoraho. Daniyeli igice cya gatandatu umurongo wa 7. Abatware bakomeye muri ubu bwami n'ab'intebe n'ibisonga byabo n'abajyanama n'abanyamategeko bose bigiriye inama. Yo gushyiraho itegeko ry'umwami n'iteka rikomeye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose cyangwa umuntu wese atari we wasabye Nyagasani azajugunywa mu rwobo rw'intare. Daniyeli igice cya 6:8. Nuko none Nyagasani hamya iryo tegeko, ushyireho ukuboko kw'iburyo kwawe ryandikwe kugira ngo rye kuzakuka nk'uko amategeko y'Imana n'Abaperesi atavuguruzwa. Daniyeli igice cya 6:9. Umwami yarabikoze. Itangazo cyangwa itegeko ryashyirwagaho, Daniyeli ntiyateye izuka, akomeza gusenga Imana ye gatatu ku munsi nk'uko yari asanzwe abigenza mu mirimo ye ya buri munsi. Nk'uko Daniyeli yageragejwe n'umugorozi Yohana Husi, nawe yaje guhura n'ingorane, yegura ubuzima bw'umwami Imana, nyuma asabwa kureka imyizerere y'ubugorozi, yanze kuva ku izima, avuga ko nawe azankwera ku gikombe cy'amahoro Kristo yanywereyeho. Kandi niko byanagenze, yaje kwicwa bamutwitse. Imbere yo gupfa babanje kumwambura imyambaro y'ubutambyi, ari nako muvugiraho umuvumo, nuko akavuga yishimye ko ashimishwe no gukozwa isoni nk'uko umwami Yesu yagizwe uruvumwa akabigira. Bakomeza kumwaturaho imivumo yo kumugira ruvumwa n'igicibwa mu muryango w'ab'Imana, ariko nakomeza kumva kumana hana gusa. Daniyeli nawe niko byagenze. Iri tegeko rimaze gucisinywa, Daniyeli ataryubahirije, baje kubibwira umwami. Umwami abona ko ari umutego bamuteze, abona ko ari n'urwango banze Daniyeli, atari gukunda umwami ngo yubahwe na bose. Nuko umwami arategeka bajya kuzana Daniyeli, bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati umva Daniyeli, Imana yawe ukora iteka iragukiza. Maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwobo. Umwami akomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be kugira ngo ibyo ategetse kuri Daniyeli bidahinduka rwose. Daniyeli igice cya 6:10. For disobeying Cyrus, Daniel is arrested and sentenced to death.
umwami yashatse gukiza Daniyeli, ariko nta bundi buryo ari bubikoremo. Amategeko ya Medi na Peresi ntabwo ajya ahinduka, ntiyavuguruzwa. aho mu rwobo rw'intare Daniyeli yabayemo, umwami ntabwo yigeze aryama ngo abone agatotsi. Agatima kari kari kuri Daniyeli agasheguka, kugeza ubwo kari kari mu rukerera yazindukiye ku gituro ahamagara Daniyeli. Arahamagara Daniyeli ngo yumve niba kirimo. Arahamagara cyane. Daniyeli ukundwa, mugaragu w'Imana, mbese Imana yabashije kukurinda intare. Nuko umwami anezezwa no kumva ijwi rya Daniyeli aho mu rwobo rw'intare Imana yazimurindiyemo. Mbega Imana yo mu ijuru ukuntu ari Imana ikomeye. Ibi byakoze ku mutima w'umwami. Umwami ahobera Daniyeli yishimye, anezerewe. Imana yabaye mu ruhande rwa Daniyeli no mu rwobo rw'intare. Daniyeli abwiye umwami ati, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe nyagasani nta cyaha nari ngufiteho. Uba mu rwisho rw'isumba byose, mu bwisho cy'ishobora byose, ndabwira Uwiteka ni ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Zaburi 91 umurongo wa 1 n'uwa 2. Kuko ariho buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo, nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Zaburi 91 umurongo wa 10. Imana yasohoreje isezerano Daniyeli. Kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza. Nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe. Nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muha icyubahiro. Zaburi 91 umurongo wa 14 na 15. Iri sezerano ryasohoye kuri Daniyeli kandi rizakomeza no gusohora ku bantu b'Imana. Mu gihe cy'ubukonje cyane, mu ntambara ya kabiri y'isi yose ijya yenda kugera ku musozo, umubyeyi ukuze Kori Tenbumu wo muri Holland yanyuze mu bikomeye binarenze cyangwa se bisa n'ibyo Daniyeli yanyuze mu rwobo rw'intare. Yajyanywe mu nkambi Ravensbrück, aho abantu batabarika bababarijwe, abandi bakayicishirizwa inzara, abandi bakayicirwa urwashinyaguro. Ukageraga mu marembo akomeye, yarafungiwe inyuma ye. Kuri ntiyashoboraga kwizera ko azashobora kuzongera kubaho. Yaziraga ko yari yaracumbikiye Abayahudi muri jenoside bakorerwaga aho muri Holland, ntibabasha kwicwa. Nuko rero baza kumufata bamujyana muri gereza, aho yageze akahasanga abantu benshi bababaye, bafashwe nabi, bari kwicwa urwashinyaguro, bakoreshwa ibikorwa bya mfurambi. Uyu mubyeyi wari utuje mu myaka 50, nicyo kigero yagezemo, ntiyatekerezwagaho kubaho muri iyo nkambi. Nyamara yayibayemo, akomera ku Mana, kandi n'Imana iza kumukomeraho. Nyuma byaje kugaragara ko ngo yayobejwe, bamugira umwere, baza kumurekura. Nyamara Kori ubwo yarekurwaga akavanwa hariya hantu yari ari, hashize iminsi mike abandi bagore hasize bose baza kubica, babicishije ibyuka mu nkambi y'Ravensbrück. Uyu mugore yarahakiriye ko Daniyeli nawe yakiriye mu rwobo rw'intare. Oh, haleluya! Imana ni nziza cyane. No mu rwobo rw'intare urimo, Imana ibasha kugukurayo, Imana ibasha kukurindirayo. Ibyo hari abantu benshi babihamya, babonye Imana yabakoreye ibikomeye. Komera ku Mana rero, nawe ntizagukoza isoni. Nugera no mu bikomeye, izaba mu ruhande rwawe. Nkwifurije kuba mu Mana nta kibiruta, mu izina rya Yesu Kristo.